ndumva ari cyo gihe ngo tuganire brother cyangwa sister wowe unteze amatwi. Uyu munsi ndagira ngo tuganire. Tugiye kuganira bitari kuri hustle, bitari ukuganira kuri hype iyo ari yo yose twaba twiha mu buzima bwacu, cyangwa se ngo tuvuge ukuntu ubuzima bukomeye, ahubwo nje kuvuga kuri wowe ndetse n'ukuri utajya wibwiza. Wowe wirimo ideni kandi mbona ushaka kwiyambura. Wakwambura rubanda, wakwambura inshuti zawe, abavandimwe, ariko wowe ibaze ko nawe wigeze utangiye kwiyambura. Ikimenyetso cy'uko utikunze. Si ababyeyi bawe, si inshuti zawe, yewe n'isi nta deni ikurimo, ahubwo ideni ni wowe uryifitiye. Wifitiye ideni ryo kubaho buriya buzima buri joro urara urota. Wirimo ideni ryo kubaho buriya buzima ibitekerezo byawe bihora bikubwira bugukwiriye. Nimba ushaka yuko iki kiganiro kikugirira umumaro, ambara ekuteri zawe ujye ahantu hatuje, ubona uri bubashe kucyumva unitekerezaho. Brother, reba izo nzozi, reba izo ntego uhora wishyiriraho buri joro buri uko uryamye. Reba ayo masezerano uhora wiha buri uko wagize umunsi mubi. Reba za nzozi zawe utajya ubwira umuntu n'umwe kubera ko utekereza ko ari buguseke cyangwa bakaguca intege bakubwira yuko igihe cyakurenganye. Iyo ni roho yawe muba muri kuvugana, kandi roho yawe irarambiwe. Irambiwe kwiyumva nabi, irambiwe kutayitega amatwi. Listen, ahari ubuzima ntabwo bwigeze bukubera bwiza. Ahari wabona abantu baragusize, inshuti zaragusize, wabona waragerageje inshuro nyinshi ariko bikanga. Ariko ntega amatwi, muri ibyo byose wahuye nabyo nta na kimwe kikwereka yuko wakuwe mu irushanwa. Nta na kimwe kikwereka ko ubuzima wamaze kubutsindwa burundu utakyemerewe gukina. Ahubwo ibyo ni ikimenyetso cyerekana ko uri umuntu. Umuntu aratsindwa, ntabwo ibintu byose bigenda nk'uko abishaka. Ahubwo nimba waratsinzwe, ni ikimenyetso cyiza cyerekana yuko wagerageje. Kandi kuba ugihumeka ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko ugifite uburenganzira bwo kugira amahitamo. Bro, reba, wategereje igihe gihagije. Wategereje igihe gihagije, utegereje igihe cya nyacyo. Utegereje igihe cya nyacyo uzumva warashize ubwoba. Utegereje igihe cya nyacyo uzabona isi iri mu buryo bwawe. Ako brother, ahari wasanga isi itazigera ijya mu buryo bwawe ushaka kugeza ufashe umwanzuro wo kwifatira na hiri kugira ngo mugendane. Wasanga isi itegereje wowe ukaba wiyicariye.
Listen brother, ntega amatwi. Wirimo ideni ryo kugira imbaraga, wirimo ideni ryo kugira discipline, wirimo ideni ryo kurara ya majoro wahoraga uvuga warara urimo urashaka impinduka mu buzima bwawe. Atari ukubera ko hari umuntu ushaka kwiyereka, atari ukubera ko hari ibihembo runaka bikugenewe, ahubwo ayo majoro ukayarara, ayo manywa yose ukayarara urimo urashaka kugera kuri finale y'umugabo wifuza kuba we. Bro, reba imishinga yose umaze kureka gukora, reba ibitambo by'inzozi zawe umaze gutamba kugira ngo urebe yuko wabaho utuje. Reba inzozi zawe waretse gukurikirana kugira ngo wihe amahoro mu mutima. Ubu ngubu ndatekereza ko wamaze kubona ibintu byose byakubaho mu gihe wikuyeho amaboko. Iki ni cyo gihe gutangira urebe noneho ibyakubaho uramutse uyigumijeho, uramutse wigize igitambo cy'ejo hazaza hawe, uramutse wibonyemo ubushobozi cyangwa ukiyumvamo ubushobozi ukwiriye, uramutse utangiye kumva ko ari responsibility zawe kugira ngo uzavemo uwo wavukiye kuba we. Ndagira ngo wisabe imbabazi, wisabe imbabazi z'ubugwari witeye inshuro zose wibwiraga ko bidashoboka, ko utabishobora. Tangira wihe urukundo wamennye ku bantu mutazigera mugumana. Tangire wihe icyubahiro, unihagararire no mu bikomeye. Hahandi bikomeye aba ariho uzajya wihagararira. Ntibigusaba gusakuza cyane, ntibigusaba gupostinga buri move yose uteye, ntibigusaba ko hari umuntu n'umwe wemeza, ahubwo wowe iyemeze. Wiyemeze ko udashobora gucika intege, wiyemeze ko wakwivura, wiyemeze ko wahitamo impinduka z'ibyiza, kubera ko intsinzi ya nyayo si ukwamamara, si ubutunzi, ahubwo ni ukwireba mu ndorerwamo ukavuga uti nejejwe n'uwo ngiye kuba we. Ngaho utera intambwe ya mbere, tangira business, jya muri gym, tangira wivure, garagara, vuga, gira icyo ukora. Nta ruhushya rw'umuntu uwo ari we wese ukeneye, nta n'ubwo ukeneye kubikora neza. Ikintu cyonyine ukeneye ni wowe. Nubona utakiri kubona agaciro kawe, ndakwibutsa ko uzaba ari wowe uri kwiyangiza, kuko igishoro cya mbere ni wowe. N'uwo nguwo ureberaho yabanje kwigira kugira ngo abe role model wawe. Ntabwo yabanje amafaranga mbere na mbere, ubutunzi bwa mbere yagize ni we. Stay sharp, stay blessed, stay wise. Ciao ciao.